gahondebera WhatsApp mapizi shoboye murundi original special no pirate nyiti nama murugamu itakati katetswe imana gade no gamu yagameti so mitisi original nkuko nabyemeje kirenge ku muriro nagukuraho ni murundi wa muhungu wa murundi w'abarundi murundi bakunda murundi kundi igihugu avukira mu murundi kundi igihugu atuyemo bivuze ngo byose ndabikunda niba udukunda fata ibiganiro kugeza buri munsi ubisharinga ubihe mu nshuti zawe niba naho ushikeneye ko murundi nawe agira iterambere searching kuri YouTube channel ko tuvugana nandike ngo murundi TV urabona YouTube channel ngishaho kuri film reka ngwire ngo uruwagaciro ntangire ufise ibintu bya buri munsi ugeza ku bantu utanga impunga runaka uha ku muntu ubona ayikeneye Imana ikomeze guhumugisha Imana ikomeze gusubize aho kura igisaya magingano duhagaze ndakekara abantu babanye twakoresheje ikiganiro ugari 250 ni waradukurikiranye warabibonye abo bantu bafite ibintu bapfaga ntabyo twari tuzi ariko byabaye imiserero gusa kano kanya umujama wanjye arambwiye ati abantu nabonye bakoresha ikiganiro ko sanze ko barasirira mu muhanda bimeze bite ndavuga ati rero urabizi niko kazi kacu reka ndamushakishe tugende muri no mihanda turebe niba byatugari byo kuko bacungari mu cyune ngo harabagabo ntabwo ibara nizo mpamvu tino muri no mihanda tuje kuri abantu bariko barasirira ni bande ko nyansobanurira abantu abari bo ariko ngo bakumenya baro niba narabakoresha ikiganiro niba ari inshuti zanjye niba ari ibiki ndebe ubundi tuhanguranye batike gukomeza kugwana mu muhanda niba ari byo byanyabyo kamerama muje hano ndagiye mwibona ahantu ngo hari ibiti by'ibikumba sinzi ibikumba mu Kinyarwanda nyamubizi ibikumba igihe ahantu hari ibiti by'amakaritosi byinshi bariya fatira kimwe ku kindi bro kamerama byose ubimfatire to nta mpamvu yo kubangurukanya paka nse twicare turebe bafite ibyo none se man umva se mani mwana gute ese man bigikuna nzi ko ibyanyu byarangiye wapi man ko nzi ko byanjye twabunze mwana byageze gute wapi man wo baby na ntabwo byanjye uretse mwana gituza bro ibintu byose bipore pore man so about none se sister utuye hano hafi Nuye hano hafi yako nigire mu kazi man ese ku byanyu twe twarabunze byararangiye byaje kugenda gute muko murapfiki uretse mwana mujye mugabanya amashavu mwana utuye hagana heza hano hafi nawe nyine bikomeza kugenda kugira ngo bireke komeza kuba intambara kumanga tubanze twumvirize ibyanyu sivyo mwana jyo muje amarama magarambira ngo abonye uko muraserera kuko abonye ko twakoranye ikiganiro ndavuga ati nago natuma mukomeza guserera mu muhanda reka zinde bibyari byo nese haba iki kibazo kindi bro bya bindi man nta kintu byigeze bitwara man no baby yigine buretse nese ushaka kugwana man ese kuki abaniga man mama ufite wapi man ushavu ni uga gukontrol uri control ikibazo ufite ni iki ngira ikibazo ibyo twasezeranye se warabikoze twasezeranye iki ntabwo twarangizanyije se ako wababi nese ni kiye kibazo bro uribuka igihe duherukana man ko tuzi ko uno bya bintu byo mu rugo yavuga ngo azabikuza ntabwo yabikuzaniye bya nose naba ndi hano man nje mvuye kureba umujama wanje bro nenera mubuzi hano so waruhazi kandi wapi ntago nari mazima mvuye kureba umujama wanje mbona arimo aramanuka nonga nibwo nanjye nyene buretse aho giruka kwa ikiganiro ndibuka ko wamusezanyije ko ibintu byo wamutwaye byo mu nzu uzamusubiza byagenze gutore ntabyo yigeze amamani ako se man jama arifasha aragenda nose ni wari ubijyanye se ubundi byari ibyaho nyene wowe wiserera mwana byari ibyaho gukunda kwanza biraza gukunda ikibazo cyanyu reka tukiganire kugira ngo kive mu nzu mwana uko muraserera hangaha abaturanye n'abantu ko barirenganira nari man nushake man twiteza abantu man nabirenze man igisubizo ari ikihe oya reka tubiteza ariko ngiye buri ura nambangamiye byandanga se mwana gushaka gukomeza kugwana none se sister ko iki utamuha ibintu byiwe hose ndamuha ibintu bye mani jama niba arifasha akagenda akansigira umwana ubundi ndamuha ibyo bintu ukumva ko umwana byawe se ari ibyo wazanye ibyo nuko uvuga ari ibyo wazanye niba narabizanye hari ibyo wazanye umwana wazarereshwa ni ese wa mungani gute wewe wumva ko wajya kumwaka ibintu ariko umva nkubwire bro yino Kigali nawe urayizi man umuntu arihiringa gahera kuri zo man ukumva kuri awa mwana wabyaye se hanyuma azajya areba izuba n'imiyaga hano wazanye iki man wazanye iki nazanye iki se hanyuma mwana twabyaranye ntago ihangana manager nose yazanye iki ako man we nabyubuzi bro nyine ihangana nta kintu uri bukemura ese wajya kugwana n'umukobwa mwana man we nabyubuzi usikuru umuntu aba yarihirinze yareye ku kantu kamwe man none se bro nabonye turi umva nkubwire man umva nkubwire nabonye turi kwa hano haraguru sibyo nazamereza ibintu byanjye man rero ndabona nazamereza ibintu byanjye man ibyo bintu byawe uraza kubibona tuzi
sibyo niba ari ibintu uri kurashaka sibyo ntongere kumufata uko nguko nta muntu ufata umukobwa nko ku muhanda ari wese wabigenza gute man je uramana ibintu byose rega no kuganira iyo umuntu mwumvikanye ibintu byose birakunda sibyo ntago muzajya mu ntambara mugiye kurwana ugiye kumufata nese ubu niba atabifite tubibona ndebera man nyine hagaranga ubivugiranga nyine niba atabifite niba wenda yarabigurishije yabikoje ikindi yagurishije ibye se ukura tubibona yagurishije ibye man bibaye yarabigurishije basi tugabana amafaranga nasubize neza ko yafite tugabana amafaranga nese kuki utavugira uri mwana basi ibyo bintu cyabifite ntabyo nyifite ntabyo gifite ntabyo rwose nese wabishize narabigurishije nose ukumva ko inzu ndimo nyishyura iki none mwishyurira inzu none si ibyo bintu uri kuvuga ngo amani wansigiye n'iki ngiye narabigurishije nkurama yo kwishyura inzu n'umwana kandi akeneye ibintu byo kubaho none se umaze gurisha ibintu byo mu rugo ubu ngubu bayeho gute reka wenda dusubire kuri ibyo ngibyo nashatse akazi nyine ubu nari nigiriye mu kazi ahubwo ubu ngubu arimo no kunyerereza none se mwana ko wumva ari nawe areze umwana wawe akaba yaragutwaye ibyo bintu yarabitwaye ari ikintu bitwaye basi umwana munsubize man hanyuma basi umwana munsubize muri ibyo bintu byawe yatwaye byo mu nzu ikintu gifite agaciro kababaje byatare ku buryo cyatuma wirirwa kugenda n'amaguru ushakisha ahantu atuye ni nk'igiki umva bro abajama banjye basigaye bansura man bakabura ahantu bicara intebe yarazitwaye harera man nta kintu kirimo man ibindi ni ibiki ni sare man ibintu byose byo mu nzu nta n'ikintu kimwe yangiza nsigira man na matera yarayijyanye nose urumva uyu ari umuntu man mu gihe mwamaranye yigira akora ibintu nk'ibyo ngibyo byo ko yagoye mu wapi sita kuki ubundi reka twongera tubiganireho kuki wifashe ujya urazinga ibintu byose bijyana n'intebe zo mu nzu utanamuseze mani umugabo rero nge yaranzengereje byatari yirirwa mu ndaya yirirwa mu ki n'umusinzi yarananiye byatari rero nabonye ko kubana nawe bitari kwemera nge mfata none se wowe mu gutwara biriya bintu ndakeka biri mu bintu twaganiye mu kiganiro giheruka waravuze yuko ngo yagusize ngo umara icyumweru ngataguhahira none urabitwara ngo urahunga ujya si wambwiye ko yagiye amara nk'ukwezi adahari yaragiye yaramubuze kuki se mu kubitwara ahunze utabitwaye ku mugaragaro cyese ngo bitware banje kubwacu sasa rero ndabona ubuzima bwanse kiye bino bintu ugenda bijyanye dutandukane cyese mu bigabure cyese mu ganiro uburyo mugomba kuba mworera umwana mwana urumva ngiye njya gufata umwanzuro n'ubundi ntabwo yarahari kandi ntabwo nari bumutegereze ngo nze mugisha inama nose urumva nari buze nko kugisha inama ngo dutandukane ngiye nafashe umwanzuro ariko abakobwa mwabayemo ntabwo twabaye utubundi mwebwe se mwabaye muti icyambere bro ntago ari imiserero n'ubugana mu kumvikana ariko nawe umukobwa niba yarifasha agatwara n'intebe zo mu nzu ntago useze nagize biki nawe yakoze amakosa ikindi nacyo nawe kuza kumufatira mu muhanda ibi ngibi basi bakabaha n'ubuyobozi bukagenda nawe ntabwo nzi ko atuye hano bro nene naramubuze nimve kubirebera umujamanje hano haraguru mubona amano kuva cyagera ukwana ibiganiro ntago mwongeye kuvugana wapi yahise agenda man ko yagoye nimero se ngo umuntu uzajye umuhamagara ntabwo amfata ndamuhamagara zana telefone yawe turebe yaranamborotse man ntabwo amfata man ntabwo amfata kabisa none se ubu ngubu nyine urabona biri bugende gute ibintu rero mwari kubiha nk'abayobozi wenda akabijyamo reka nigire mu kazi bwazaze kunshaka tujye mu buyobozi tubikemure nawe ntago wawe tujya mu nawe ugenda kandi usigara naramubuze bro arajya mu kazi gute na nimero ya mawe ubwo ndayihamagara namfate yiciyemo rimwe arankupa none se yerekana ko ikibazo kimwe sibyo ubu aguhaye wenda ashatse amafaranga ijana akayibona akabiguha ibintu byakoroye afazara kugira ngo ujye gutunga uruhinja uwo mwana uruhinja ntavumureke ibyo bintu akakomeza akarira umwana niba uri umuntu utekereza neza man sinzi kabisa ikintu hari telefone hari byangombwa by'akazi bikise byari birimo umuntu yatwaye sinumva impamvu nese angatuye ngaho umusese ibyango mbonye ariko turuka hano haraguru niba kuri kose ni kwiki gipangu bro basi mukemura ikibazo cyanjye nawe nose uri nguyu we mubwira ariko kugwana wapi susa turi guserera se susa turi guserera gushaka kugenda ko ngufu ari gushaka kugenda none gashaka ko tunabivugaho man kunyerereza mani ngiye nigire mu kazi ukeka se ko ngiye nta kintu bafite cyo gukora ahubwo se uragifite wiriuze ndabona ebana bintu byanyu biri kugorana cyane kuko je umuntu aramwe ngo ko murasira umuhanda nayo imageze kugira ngo ndebe ko nabaganiriza mukareka ibintu byo gushwana ariko ni kubona imiserero yanyabaye imiserero niba yemera ikiganiro ariko urusi bushize ko nta kintu n'ubundi byadufashije basa ansubize ibintu nabiganiro ngenge no se sitakora wemeye ngo urabifise ibintu ngo uzobimuha wari ufungiye ko bifise ko arabigurishije nayo narabigurishije man kuki se wabyemeye kandi ntabyo ufise nagira ngo ampa amahoro ngiye nigende umwikize ese ubu ngubu none uramwikiza gute ubu ndabona turi buserere ahubwo nta turaserera paka turaserera nta kibazo muserereshe mukoresheje umuntu nakugwana
umunwa soma nose igihe navugiye byatanze iki nose urabyiha urabibona ngaho nose ubundi n'urwana kurabibona ngaho urwana ateye kurabibona ngo iki urwana ateye kurabibona ngo iki Imana ibyo bintu ntago ari sawa ariko ukanjyanira ibintu ukandusha n'agasuzuguro mana ariko wabaye wese abagabo b'iminsi rwose ubundi abagabo nkamwe mwaza ibintu byanyu rero ndi kubona sister urukumva ku giti cyawe ari giki mujama yakora kugira ngo wenda ngiye nta kintu kiyo na kimwe nshaka nampa amahoro ngiye nigendere ubwo ari kunyerereza ngo hama hanyuma se birangire bite umwana wanjye umwana wawe se wajya mwana wawe rwose nawe uramushaka nose njye sinabyaye man nanjye mufiteho uburenganzira bro sister niba nanjye mufiteho uburenganzira amuguhe ni ikibazo cy'umwana ufite ese umwana ubana nawe umva nkubwire nami ibintu byanjye sibyo ame n'umwana basi akomeze gahunda ziwe nanjye rero ntabwo namuguha umwana wanjye nanjye ntabwo namuguha wamubyaye wenyine se wamubyaye ku giti ariko wabaye ese ubundi ukwera iki wafashe umwanzuro ubundi wo kumucika mani njye urabanza urahunga ngo uragenda umara ukwezi udahari utari no mu gihugu kubera iki nyine njye urumva ntabwo twari tubanye neza yari wa mugabo utumva umugabo uhora mu ndaya nta kintu amariye urugo urumva njye mbonye bindenze mfata umwanzuro wo kwigendera kugira ngo numve ntuje umugabo ujya mu nda ariyo wigeze umfatana nayo ibintu ariko aravuga si byose mwanjye nanje nose yigeze ufatana nayo waramfashe urumva ndi kuvuga ibyo bro njye mwana nataga nimugora mvuye mu kazi nta bibazo by'abagore urabizi ngo mvuye mu ndaya Nose waba mu rugo ukamara ukwezi utaruhahira ukumva ko urwo rugo rubayeho ariko se we ntabwo uri umuntu ntabwo waruhahira nose uwo mwana we atunzwe n'iki cyangwa umugore wawe cyangwa niba umwana wanjye ari uguhangayikishije tugende mu mwana wanjye amenye ibintu byanjye bro yatwaye nose wamugane kukeka gusaba ati niba ikibazo ari umwana nose basi nge ndungwe umwana yaramujyanye ibintu byanjye yarabijyanye hanyuma se biri bugende gute bro sister kigaragara cy'ibyo bintu ntabwo kibifise kandi umwana ntabwo bana nawe wamusize umwana mbana nawe kandi ibyo bintu ntabyo mfite ari he tugenda mu mwana wawe ntago namuguha mani ntago uretse nyene uretse twari ibintu gahoro umwana nta kintu byose bikorwa par force bro hanyuma se biragenda gute ese turabiganira birakunda umwana uri gushaka umwana uri gushaka ibintu gushaka iki okay gaho mubwire umwana wanjye ndamubona gute mwana ariko ntago namuguha ese umaze igihe kingana gute uwo mwana umutunze wenyine mwana ni kinini cyane hashize nk'amezi 5 mbeko nibagiye ko ari na se w'umwana umwana utamara n'umwaka kano kanya yise ubyibagira waramubabaje bro nawe ubwe nagaze igihe n'umwana amaze man rumva nyine wavuze ko wowe yanibagiwe kuri papa w'umwana bivanye n'ubyo ariko se bro umuntu yaba atagufata sibyo banzara namburutse man hanyuma se ubundi urinda uvuga ngo naba ntagufata narinze njya kugenda kutibaza ubundi icyo kibazo cyatumye njya kugenda ukumva ko nagufata mu buwe buryo wari nyumvira ko nambwiye kuki mu kugenda utanamusezeye se wewe yumbwira se man yagiye atambwiye bro ntago mani nari bumuseze nose ngama imperekeza ngahinduke basa b'umugabo muzima ngiye nari bumuseze mu bitunga intoki mwana nyene uyu musezera wenda yaye kumenya niba hari kosa yakoze akarikosora niba wavuga ngo wenda nose ndamusezera twigize tuganira mu gutandukana nari bumusezere mu buwe buryo Jibere ndi kumva ibintu byanyere wowe warifashe uva mu rugo ibintu byose warijyana adahari nta no kumubwira ati wenda niba ari ikibazo runaka gihari iki kibazo kidakemutse ndigendera nabwo buriya mu buzima n'ubw'umuntu wenda mwamufitiye ikibazo cyose yaba nagufitiye n'ideni ntabwo kwambura umuntu ibintu byemewe sibyo ikibazo dufitanye arakizi man ngiye ntabwo nifashe ngo ngende gutyo gusa ibibazo dufitanye arabizi ikibazo mufitanye mwana ni ikihe uri kwakina guhishahisha cyena wamufashe nabi kuva byara nta kintu kimugeze mufashe bro byose ngira ngo urabizi man urumva uko byagenze cyagiye urabizi nose uragira ngiye nkora iki nawe mumbarize mu byo twakoze ikintu cyose icyo yashyize mu bikorwa niki ikosa agenda mushinja no kwikiganiro duheruka gukora nta yemeye ko ibintu abifise agiye kubiguha kuva cyagiye man yamaye nimero ndamuhamagara ntago nta nubwo nijye uvugiza guke igacamo gato ntabwo amfata ubwo yatubwiye ngo ko ari kukwikiza kuki ubwira umuntu umwizaza umuntu kugiye kumuha ibintu nta gahunda yabyo ifise Nasundi katahindutse ko nakiteze gusubirana nawe ubundi urumva ariko nanjye nabyo nyine basi n'umwana basi niyo wagenda basumye basumuye amusuhuze sure mu rugo amusuhuze si ibyo se nayo namubwiraga tugende ese ubundi wamushyize ako se ubundi vipi za nibora namwishoza ntago yamwica ahubwo ashobora ko yaramujyanye iwabo mu byaro kwa nyina yavugisha ukuri se basi nanjye nkamenya umwana wanjye ari byibuze nkatuza ashobora ko yaramutwaye kumutungira abo kwa nyina wenda akaba ari karabijijisha ngo bivuga ngo utazajya kumufatayo niba ari muhana wanjye ari he
umwana wa sura aza yego kumumbariza we mu nakubonye muhanda, ese hanyuma se umwana wanjye ari he twamubyariye mu muhanda ku buryo ari buza kumumbariza. okay reka noroshye Ese sibyo ahantu uba wigeze bro uhamwereka ubwo nkubwire man Bamwereka ariko ndamwerekera nkubwire ikigiye ko man nabana basi reka nuze namubonye turutse hano ngo ko biri kose nihatuye reka noroshyijwe ngaho tugende mu mwana wanjye wapi man wapi basi musuhuze gusa ese sibyo niko nakubwira ndi nuko mara ibintu byumvikana nawe ndebera ako nawe Nawe ushobora ndebera. gukora mubesha ukeneye kumugirayo ugahita ushaka kumutwara ibintu byose biri mu nzu ubwo ngubwo si uhari se si uhari Ndetse abantu ujya dukoresha iganiro ni benshi cyane mani bagenda batwijeje ngo ndi umwana mwiza nta misereri bube twamara kuhageza ugasanga bibaye intambara ahubwo bro nyizera manjye nta misereri we nyizera bro nyizera tugende mbona man arakwizera ariko njyewe ntabwo nkwizeye njye ntabwo nkwizeye nzi se ugenzwa n'iki basi wajya ukamuzanira basi akamureba ibyo bintu byo wenda muzavuga ku giti cyane ko ndi kumva ibyo wapi man umwana niba mushaka azaze kunshaka ariko ntabwo yamumbariza mu muhanda kuko se wo twamubyariye. byose uzamwemera ko azamuhira basi kukureba Ibyo nta kibazo. ubaye tuye n'umwereke ahantu uba azoze Oya kuhakorera pani uyu munsi uzampamagare tubiganire. ushobora kuba nawe rero uri umunyamanyanga ko Ari kugorana ndi kumva ibintu byawe biragoranye kabisa niba uri kuranga no kujya kumwereka ngo ahantu bakarukeneye ngo azaze gusanga muhira ibintu tubifata gute bro nabonye atuye hano ngaha ndabona atari kure sibyo basi gwino ananyereka ahantu atuye basi man urumva ikigaragara cyo yakubwiye ko ibintu byanjye yabigurishije yagurishije ibintu yarabitwaye umwana wanjye ntabwo nzi ahantu ari nose basi urumva njye nta kintu mfite cyo kwishyuza man umwana ngeyo nterera iyo se none se kugira ngo wenda ntituze kugira uruhande tubogamiraho sibyo yego ijambo karavuga ngo nta kintu kimwe amufasha mu gihe mwabanaga kandi afite uruhinja Yego. ibyo bintu dusanze ari byo kandi ibyo byatumye agenda urumva wowe utaburi mu makosa Mwana ari mu makosa menshi cyane nk'uko. urumva utaburi mu makosa bro sibyo ariko man amakosa yayo njye nawe mfite urugo nunze bro mfite umuryango kumva ibintu rero ndikumva agiye hari amayobera umukobwa nawe adashaka kujya kukwereka ngo mbanga kandi akeneye ngo uzoze ngo kumureba muhira ikigaragara cyo ni uko afite aho man umwana yamushyize man nicyo kintu kigaragara ntabwo ari kwanga ko tugera mu rugo basi ngamunyereke iyo muhamagaye ntabwo amfata nose man urumva njye nakora iki man gahunda ndebera gahunda ndebera sinakubwira uretse nyine murekure sisi uretse kwakina kuducika uretse kwakina kuducika murekure gahunda ndebera man gahunda gahunda ndebera nose ubwo urimo urajya Ako se ubundi wewe bite wandetse nkigendera ngiye ko nigire mu kazi. uko wakina kugenda bitarangiye gahunda ndebera man Mani nandeke nigendere. uretse sisi nese nyine wowe kuki ukora kugenda ibintu bitarangiye buhagaze gato kuki wakina kugenda ibintu bitarangiye Nose ubundi ko bitari bukemukire hano reka. hanyuma ngende. amaherezo utagiye gucika se Ntabwo biri bukemukire hano ngendeka nigire. ariko wabaye uretse nyine ibintu muve mu nzu muve ngaha ibintu byarangiye nese nimba reka mukajya dore bro bya ibintu oya murekure nyine urekura mpande reko ndetse n'ukenera kugenda nigendera mukazagwana mu muhanda w'ibintu byanyu byiza waretse tukaza tukaganira nkavanga byarangiye Mani nabyo kuganira bihari nge nigiriye mu kazi aho bari kunyera. uyu muntu yiriwe agenda umusozi ashakisha wowe urabona biruze ko Nose niba arimbura mu maroro adafite ibyo gukora ngiye mwishinga ngiye nigiriye mu kazi mani uri kunyerereza. nyine reka tuba tuganire birangire uretse ariko nyumvira amazi ariko nyumvira urabona njye nta kazi ngira ko ndi kuracika hagarara mwana urabona njye nta kazi ngira uri kurabitera byose ni kuracika ngo bigende gute tuza mwumvikane Mani ntabwo turi bwumvikane. ibibazo mufite birangira Ntabwo biri bukemuke. reba ahantu twari turi dore aho mani ariko Rega nakubwiye ko ngiye mu kazi ubundi wewe bite ahubwo ni wowe utabufite wowe utabufite ubundi wowe ufite udafite ubwenge ubwenge ngenda bufite dekura mani rekura abantu kubona uko munagwana mwana mugwana mwana mani babita base kwiteza abantu manje nabire nyine buretse kwiteza abantu basi nese system urimo uransunika urimo uransunika we buretse urimo uransunika mwana sisa wigenda nawe ibintu byose ni ukura bitera sivyo ntabwo ukeneye ko mwigumugana ibintu byanyu bive mu nzira ahubwo ukeneye gushaka kumucika uri kumucika nyine ngo bigende gute mani ngerega nigiriye mu kazi hanyuma se njye urumva arimo urumva njye nta kibazo mfite na ufite ikihe kibazo se usibye kwirwa uzerera ngo uri kunshakisha uranshakisha umbaze iki hari amaguru yawe natwaye bitewe nande zirira bitewe guhangana aribyo byiza sibyo wigwana sister waretse tukagenda basi ukatwereka ahantu utuye wenda akagenda yahabonye wenda ikindi gihe akazaza mukabiganira muri ajya kuza yigizamo amagara ambwire se ngiye kuza cyangwa ari rendezvous twe nyene jewe nyumva sibyo nese byiki ari gahunda twe dufite nabikubwiye mani nge nagize amahirwe ndamubona ni naramubuze yumve ko uri umujamange uteye hano ndagurumbona ari maraso kumukora ariko ndamukora oya ntongeye kumukora si umugore wa nagara
bro aracyari umugore wanjye ntabwo nyikiri umugore wawe ubwo Reka. tubana hari inzu njye nawe tubana mu ibyo nzu nibyo nteko ndashaka bro sisa kintu ugende gushaka igiti cyanjye sibyo je nyumvira sibyo kandi wubahe n'abantu badukurikirana bino bintu byanyu bive mu nzira wubahe n'abantu n'ababyeyi bawe ukora bino bintu barabibona bino bintu kugira ngo bive mu nzira ijyane n'iki ngiki Jama yabwiye ati basi nireka ahantu ba nzoze tubiganireho turi babiri bive mu nzira wabyase kwa mwe kandi ni hano hafi uko urakenera gushaka kwiruka sibyo mani njye kandi uzi neza ko mufitanye umwana kandi uramufite kandi akazi ngiye kujyamo kuko kanunze njye n'umwana wanjye njye nakazi ngira ntako ufite mani iyo ukagira ubyuka wirwa uzerera ngo uze kunshakisha uranshakisha umbaze iki ngaho ndebera bro ariko wabaye uti ibyo ntabwo ibyo ntabwo ari wo muti ibyo ntabwo ari wo muti w'ibibazo muti w'ibibazo ni ugukemura ikibazo mufitanye ikibazo cyacu muza guhangana mu muhanda tuzamuke muri ahantu tuye azaze mu bigane muri babiri apara kujya gufatana mu muhanda bose urumva ngiye ikibazo cyawe kitumvikana ikibazo kirumvikana cyane buri muntu wese ikibazo cye kirumvikana nawe ikibazo cye kirumvikana ko nawe afite umwana nawe icyawe kirumvikana ko nawe ufite umwana aramureze kandi yamumaye se icyawe kirumvikana yamunsubisha nagiye kumugukura yenza ahita agiye kumwicira mu nzu ibintu byanyu hanyuma kumva ko nimuguha uzabasha abantu twese ngo tumenye ibintu byanyu mwana ibintu byose umwana twese tubimenye inshingano utakoze mbere urazikora ubu ngubu uri kumva ni mwebwe babiri mugomba kuganira ibibazo byanyu mukabikemura ariko inshingano uvuga nizi ako se umugabo agomba gukora inshingano sundi ku giti n'ingiki inshingano zanjye nakoze nk'umugabo ntazo mani hanyuma se uwo mwana yavuye nose nagiye gufata umwanzuro wo kugenda atari ikibazo cyawe ni nk'iki wifuza ko akora atakora ikintu atakoze ibaze nawe uri kumva urugero ufite umugore ufite n'umwana umaze ukwezi utabahahira baba mu nzu bishyura uraho ngaho nawe ngo uri umugabo ubugabo bwose bugaragarira he none se abaye nta mafaranga afise gukora ibyo bintu ubugabo bwe baburangiye yese ko mbizi ko ayafite none mwana urumva ari nawe ufite amakosa menshi cyane wari ufite amafaranga ukamutwererana mu nzu akazabyuka buri munsi ngagiye mu kazi nose amafaranga yaburiye ako nose kuki wafashe umwanzuro wewe wo gukenera kumucika ugatwara umwana uzi ko mufitanye ugatwara ibintu byose biba mu nzu kano kanya ko kurakenera nuko mukomeza muhangana mu muhanda none ko inzara ari igiye kumwicira muri iyo nzu urumva nawe bukomeze nkahica hanyuma se ari hehe katujye nyere ku mwana wanjye umva ngiyewe niyo kumwitaho byarananiye ubwo we wamwitayeho tugiye turi namwitayeho nyine nose ubundi bite byawe ubundi nese kucyura cyane kukura muhisha urakena kumuhisha so amugani ubundi uruguhisha iki kamubaza ngiye nabo nshaka kubana nawe urumva nicyo cyatumye mvuye iwawe nkagenda tugende basoma umwana ariko mwaye musazwe mufitanye ikibazo mbere ya hose ikibazo cya gisanzwe mani kiriwe ntago kije ubu ngubu se wumva se mugerero mureka twese si ngombwa tumenye ibintu byanyu numva mufise n'ibibazo mwapfaga mbere ahubwo wewe ikintu ugiye mbona n'ubu ngubu ntabwo ndiko ndakina kumurengera ariko kugira ngo mujye mu muhanda abantu bakomeze babone mwafata ariko nibuza nyiyenza ngene nigire baza mvuga ikintu ko nakubwira Jama ikintu ari gushaka arashaka kumenya ahantu ba niba ari niba ryazoze mwicare muri babiri muganire bibaye ngo muzane umuntu mukuru azabaganirize nk'ahantu babanye abunge muvugane mufate umwanzuro w'ikintu kigomba gukorwa kumenya ahantu mba nukuza mfata mu mashati njye nagufashe mu mashati njyewe njye nagufashe no kurwana nago barinza kuza kudukiza ariko wabaye uti okay njye nabuze n'ikintu mbwira uyu muntu mani ese basi userere byadanje njye rukunyerereza bro nyene nawe ureba ikintu cyakugwa kugira ngo yigendere mu kazo cyo komeza kumwirukanga inyuma ibintu bipfe mu nsi basi bro njye nitugenda nyereka ibya nimero byose nyibyizeye nase ubundi ujya kuzano njye nahakuyoboye ujya kuzano njye nahakuyoboye nundi kugenda uhashake pako basi najya anyereka ahantu atuye ugize umbaza ngo ngiye kuzano ndi wize tugende basi unyereka ahantu atuye niyemere basi niyemere niba ari bumubwira ahantu atuye none se okay ni kiye kintu ushaka gukora we nyuma yo kumenya ahantu atuye basi tuzaye tubiganireho tubibore kuntu yama umwana wanjye bro basi nyine uyu mwana wanjye ibintu bye numvishe ko nta n'ibyo agifite none se nakwima uwo mwana ibiganiro ntabwo bizabirangiye ntabwo bizarangira tuzabivugana nyuma mane ko basi njye nabonye n'umwana nameka inzu ishobora niba ari n'amahoro mane ariko uwo mwana ni ariko bro ibaze nta hantu yaba yaragiye mu gihe wawe akenda umwana ndi kumwe nawe ari hehe ntabwo yavanga umwana ndi kumwe nawe ari hehe kiri kukugenza ubundi songere umwana kumukoraho bro ibintu ntabwo babyemewe urabizi birahantu gukubira kugwana gukubita kugira ibintu nose basi urumva njye ndi mu mafuti njye nshaka kukubaza ndi mu mafuti se basi mbireke nigendere ntabwo uri mu mafuti kandi nawe ntabwo ari mu mafuti we kuba yaragiye kireka yaza kuba yarakwibye akagusigira n'umwana n'ibintu byose ariko niwe yatwaye umwana kubijyana nabijyanye ku nyungu z'umwana ntabwo nabijyanye ku nyungu zanjye
wabijyanye ku nyungu zawe, ku nyungu z'umwana. urabizi neza ko wabijyanye ku nyungu zawe. ese umuntu dushakana wazanye iki? ariko muranatinyuka ye, muratinyuka ko ibiki twashakanye ibyari biri muri ranzo byose cyakoze nabonye. umva umva se cyangwa ariko umva nkubwire bro, ubundi umuntu akubwira ngo ibintu ngo mwarabishakanye. ndibuka neza yazanye imyenda gusa n'amaherena. hanyuma ibyo bintu nasanze ubifite se cyangwa twarabiguranye? ibiki ibyo bintu uri kumwana twaye? niyo mpamvu wanyejeje se. ntakweza ntabwo ari uruhare rwanjye, ntabwo ari uruhare rwanjye bro. twemaye nk'imyaka 2 man tubana, niba nibuka neza. ubundi se uri kumva yari umugabo, umuntu w'umugabo imyaka 2 abatandukanye n'umugore. ese ninde wahukanye? si wowe bro? ni wowe wahukanye. njye nigeze nkwirukana, ndakubajije njye nigeze nkwirukana. nagiye kubona bonaga n'undi inshingano zawe utari kuzikora, nabonaga nta bugabo bwawe nyine, ndavuga ati nigendere. reka nizere ko ufite abakora inshingano ngira nayo gukora, ariko ngiye cyo nshaka nyine ibyo mani ntabwo bikureba. icyangombwa ngiye nuko numva ntuje aho guri kumbangamira bite byawe ubundi. ndi kubona rero ibintu byanyu bizorangira gute se? wase kujya kumureka ahantu ba kugira ngo wenda zoze. ngiye nigire mu kazi uri kumva n'ubundi umugabo se. ubundi ukora akazi joro cyangwa ukeneye kumukora? njye namubajije ngo urabona njye nta kazi ngira. nta kufite mani, iyo ukagira ntabwo ari kwirwa unyirukanka inyuma ngo uje kumigwa, ari bujye muri ako kazi kagufitiye umumaro. nshaka ibyo nagomba gukora rero ndabona hatari nabikoze, ariko ko n'umukobwa ntabwo ari karashaka ko mwumvikana nawe. nese wakigendeye mani ko akurereye umwana ko nta kintu karagusaba ko ntaki ibyo bintu uvuga ngo hanyuma se ndi kukubaza amaherezo